aha ni kenshi nangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa mu byo mukora byose. Ndi Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu, imbere yanjye mbafitiye abatumirwa. Mumeze mute? Meze bon. Umeze bon? Yeah. Umeze neza? Fresh? Yeah. Ako muri kuntuburira ko numva mutavuga ariko. Ko ntabumva. Meze fresh. Kamera za Rukamyarungu murazifetse bageze ngo ntizifata walayi. Niko, wewe bakwita ndese? Nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Ntakirutimana Emmanuel, wowe? Je banyita Furaha Diba. Furaha Diba, iryo zina so bwa mbere rinje mu mutwe. Yeah. Aha, mu buzima busanzwe mwikorera iki muje kuri Rukamyarungu kutugezaho iki? Tuje kubageza nkanjye nka Furaha Diba nje kubageza icyo bita umuziki. Umuziki? Yeah. Manu mweje gutunda ibishyimbo se? Okay, nanjye nje kubaha umuziki kabisa. Muri kuntuburira nta bundi nta musano kubwira ngaje kubagezaho umuziki, ahubwo worabyumva. Ubu si bwo wambwira ko nje kungezaho umuziki ntarakumva ngo aha uri kuntuburira. Muje kungezaho umuziki gute? Abakurikira Rukamyarungu uwo muziki bari kumva cyangwa mwana? Tuje gushwanyaguza. Yashyiramo freestyle, muje gushwanyaguza ku mizigo zitazamura ingoma, ngo urumva uri muri kangahe? Shyiramo ingoma tuyumve. ngo Furaha Diba buri gihe iyo nkurebye mu maso ngo sanga ufite imiti mibiri baby ndagukunda cyane iyo nkubuze numva umutima wanjye uhangayitse iyo nkubuze n'amahoro ngira habe nabi ibyishimo mfite biragenda. Oh baby yo nako ngako ubwo nka Furaha Diba ubwo mwahise mukunda jama worasarura ibigori wapi nanjye ndabaha umuziki none se ko ntawumva yo nakimici baby ngo guki Ntakirutimana Emmanuel mu magambo ahine shyiramo twumve nyine utanuburira ariko nakimici baby kuntu umurimo munyarwanda nawe munyarwandakazi namwe bana mukiri bato namwe baso namwe nkumireka mbagira inama isumba izindi mukunda umurimo uzabakiza ukoze umurimo uwukunze uragukiza wakora umurimo uwupinga ukagusuzugura munyarwanda. Yeah. Umwati we wazanye iki? Ndagukunda by Furaha Diba. We wazanye yitwa ngo iki? Umurimo by Nakimiji. Irenze ni iyi mwiha amanota. Iyo wumvise irenze ni iyi. Irenze ni Furaha Diba. Kubera iki? Oya, irenze ni ihe wowe. Nakimiji. Kubera oya. Nakimiji munyarwanda. Kunda umurimo ni irenze. We irenze ni ndagukunda. Irenze ni by ndagukunda by Furaha Diba kubera ko ni R&B urukundo special. Yeah. Noneho defend ingoma yawe nawe defend yawe ubundi giye mbyumva. Hano ndabakiza kuri Rukamyarungu. Reka nongere nkabasubira. Oya wiyisubiramo defend ingoma yawe wemeze ukuntu irenze. Uburyo irenze. Bana ni ingoma. Ushobora kuba uri kubyinana n'umwana mugatwika ubundi mukamenyekana hariho hose, kandi noneho ni ingoma ikundwa na buri wese kandi ni ingoma iri automatique oji. We nkubitamo none ukuntu ingoma yawe irenze. Reka nagukira no kuri ekra ya Rukamyarungu wenyine. Ingoma yanjye impamvu irenze ni ingoma itanga message zihambaye gute nyine we mbwira rega. Shishikariza umuntu gukunda umurimo bakavana amaboko mu mifuka bagakora umurimo bagatera imbere nabo bakaba batagira urukundo se. N'urukundo rurazi iyo ubonye ifaranga n'urukundo rurazi. None se wowe uzakubita urukundo hariya nta murimo bakoze bajye babyuka biyicariye nta umurimo buhari nk'uwe. Ariko nyine ugomba gukora umurimo uvanga n'imiziki nyine kubera yuko iyo wumvisha umuziki ukora umurimo wihuta. Imbaraga nyine ukazongera ntuzi yuko se none warenga iyo ugiye. Kare hari igihe wakwihuta ukarenga n'iyo ugiye. Ugomba kugendera muri position imwe. Ugendera ku muvuduko wa kangahe wose? Ngendera kuri 50. Kuri 50 kuri kangahe? Kuri nka 90. 50 kuri 90. Mu gihe kingana iki? Mu gihe kitari gitonya cyane
nyine vuga ku isaha cyangwa mu minsi cyangwa mu mezi. Ku isaha imwe. Ku isaha imwe ugendera kuri kangahe? Kuri 50. Kuri 50. Ubwo se ugenda amaritiro, ugenda iki? Ngenda ibirometero. Ugenda ibirometero ntabwo ugenda amaritiro. Aha reka nongere nibarize umusore wanjye wambwiye ko witwa ndari. Nakimiji. Wakimize. Nakimiji subwo bishatse kuvuga. Okay, nta kirutimana Emmanuel umusore w'igikongo. Umusore w'igikongo. Ubwo ugiye ahandi ntago bakwemera kuko uruwe. Okay, ngomba kuvuga ivuko ryanjye navutse igikongo naje Kigali ntago nakwibagirwa ku ivuko. Ntago wakwibagirwa ku ivuko. Aha mwese mwambwiye ko muri abaririmbyi harya muri abahanzi cyangwa se muri ababyina. Turi abahanzi tusunika utugoma. Tusunika utugoma. Aha utoye 5 uri kumwe n'uyu mujama. Wamuhangaye. Namuha 2,500. Wowe utoye 1,000 uri kumwe n'umukobwa wamuhangaye. Namuhasenyise. None njyewe mumbaze ntoye 1,100 turi kumwe. None wowe utoye 1,100 turi kumwe waduhangaye nkuko turi babiri. Nayo naba. Kubera ko naba nayitoreye kandi naba. None reka nkwereke. Ziko wayatoye. Ntago wacika dagasa. None se ntabwo turiye. Naba mbariye se. Oya. Naba mbariye gute se? None se ni gute twaba dufatanyije urugendo watora amafaranga ugashaka kuyarya wenyine ko ari gihe waba wayatoye se naba nayatoye ureba hehe? Oya none se buriya rero buriya umuntu abyuka afite hari igihe umuntu abyuka afite ishaba hari n'igihe umuntu nyirabyuka yakubiswe ariko niba baravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ni gute se najya mu muhanda nkatora 5,000 nkayarya njyenyine kandi uri inshuti yanjye kandi dufatanyije urugendo urumva se natama nshatse kwikunda? Waba ushatse kwikunda? Ibyo bintu urabishyigikira? Ibyo ndabishyigikije na kurindi. Kubera iki se? Kubera ko wumva waba wikunze niba undi mugenzi wawe ndi inshuti yawe ukayatora ukayarya wenyine wumva wowe afite urudaro runini. Nafite urudaro runini. Aha usanze nkiri kurwana n'intama watabara icyo ukareka iki se? Natabara intama. Kubera ko intama ni itungo ritoya riciriritse ariko rikaba ryo ritazi kurwana neza nubwo rikubitana imitwe nyine ariko inka ntago napfa kuyikiza kubera yuko inka n'ubwayo iba yikiza ubwayo. Ahubwo ntakiza intama. Usanze ipusi yafashe imbeba bikaba ngombwa kuyiha ubutumwa wayiha ubuhe butumwa? Ubutumwa nayiha kuko imbeba buriya ni agatungo konona byataye ntabwo ati komerezaho wayibwira ati shishikara. Aha usanze indaya bari kuyifata ku ngufu indaya kabisa yabyemeye yaba yaraciye ahantu ari hose bizwi neza usanze bari kuyifata ku ngufu wakora iki? Buriya rero navuga ati rero wowe dore wabigize umwuga none rero niba warabigize umwuga ahubwo uwo musore yenda kubera ko n'ubundi yaba ari umusore mugenzi wanjye amubwira ati man wowe ufatire ariko mu rwego rwo kwirinda impanuka ugende umenye yuko nyine ku isi hirya no hino hari indwara z'ibyorezo nyine urumva ubwo urumva iyi si ishatse kukurangiriraho yahita ikubika iki icyo bita urusyo. Satani uramwemera? Ntago mwemera. Uramuzi se? Numva bamuvuga ariko nanjye buriya rero Satani ari mu buryo ntugire icyo umuvuga utamwemera cyangwa utanamuzi utabeshye nyine dore ukuntu njyewe natamwemera ni ukubera yuko ankoresha ibintu bibi kandi utamuzi. Ntago muzi ariko nyine nanjye uko abantu bamuvuga nanjye niko ngomba kumuvuga ariko mba numva yuko ngo ni umwuka mubi nyine. Aha Imana urayemera? Ndayemera cyane. Uhera ku cyiyemera? Ikintu meraho n'ibitangaza inkorera kuba nyiriho ubu ngubu mpumeka umwuka w'abazima mbikesha Imana. Ubikesha Imana? Ngaho dusengere kuri Rukamyarungu. Ku izina barabatuburi ariko kurogo isengesho ry'abandi impamvu urogo isengesho ry'abandi man
impamvu dore oya impamvu none se ubwo ni satani ugukoresheje baba we toka shitani mu izina rya Yesu ye baba we mani nari nibagiwe harya ngo ngaho komeza twumva oya buburetse sibyo umuvandimwe yaragiye kudusengera kuko yemera Imana none nawe ibintu ukoze ni amabara dore impamvu yihise impamvu rero impamvu ibuze isengesho ni reka mbibabwire iyo ugiye gukora ikintu ntago ugikora urandaga ubusanga urimo uratora ibishyimbo cyangwa uri gutora umuceri cyangwa nta masaka ukora ikintu uvuduka nyine ku izina ry'Imana data gutyo nyine kandi uvuga cyane n'abakwegereye bakakumva n'abatakuzi bose nyine ukagenda ushwanyaguza ibintu byose washwanyaguza urabona bya inumi ikoza gacyariya hejuru bana inuma yahareruye ariko reka ntari bitwigarukire muri interview aha ni ukuvuga ngo dusengere nicyo twari tugezeho ntiyongere kukurogoya ku izina ry'Imana tamwe mu mutagatifu amen data urakoze kuba tuzanye kuri studio Rukamyarungu Nyagasani tukaba tuje amahoro tugasanga na producer wacu ari amahoro ati Nyagasani ushimwe amen iri sengesho bariha amanota angahe 50%. aya senkano yashyizeho yandi ayo senkani nanjye buriya nakubitaho utwanjye ntari ntabwo kamera irazima na mikoro ntizirazima ngaho ukomeza bavuga ati Mana yacu turagushimye kubw'imbabazi uduha n'imirimo myiza udukorera tukaba twahuye na producer witwa Elvire City tukaba twaje kuri Rukamyarungu kugira ngo tubagezeho ibyiza n'impano dufite none Mana yacu turagushimiye kuba waradukijije iki cyorezo cya COVID-19 noneho tukaba tugihumeka umwuka w'abazima Mana ushimirwe nukuri kubwo imbaraga n'impuhwe utugirira nsengeye abantu bose urwaye uwagize ibibazo wese Mana ukomeze umurinde kandi n'uwagize ibyago umwakire mu bawe nukuri Mana ushimirwe Mana uhimbaze cyane ibaza umuntu urangiza isengesho ngo yo reka tuvuge ko murimo mukina amakarita urumva murangije kuyakina urumva ninde waba watsinze undi naba natsinze aha defanda impamvu waba watsinze jewe impamvu naba natsinze ubu dukinnye agakubita seti nkakubitaho bwana naba namuriye namurangije we ninde waba watsinze je naba namutsinze waba watsindishije iki sasa wavuze ko yaba afite bwana ntumbaza aho yayikura je rero nazana icyo bita ngo iturufu iturufu yawe ni nazana seti kandi afite bwana ariko seti iri hasi ya bwana jewe ndashaka uwaba watsinze anadefanda impamvu yaba yatsinzwe yemeye watsinzwe mucanga ukurikira ubwo mwakina match y'ubutaha aha ari Rayon na APR bakubwiye ngo hari icyobo watama iyihe ugasiga iyihe wowe Madiba ndahera ku murongo manuka Rayon na APR hari icyobo imbere yawe wajugunyamo iyihe ugasigarana iyihe naturamo ariko oya jugunyamo imwe usigarana indi twikomereze naturamo reyo wowe wajugunyamo iyihe nakubita APR nka twenze zihuriye mu cyobo noneho urugo sakura ndabye impamvu wajugunyamo reyo ni iyihe impamvu reyo ntago nyiyumvamo impamvu yo watereka APR muri icyo cyobo ni iyihe nanjye urabyumva APR ntago nyiyumvamo mupfa iki sasa APR nuko nyine jewe ntago nyumvamo neza muri njye Mukura na Kiyovu ufite amacunga abiri ugomba guha imwe abakinnyi bakayagabana ayo macunga wayaha iyihe nayaha Mukura wayo macunga wayaha iyihe nayaha Kiyovu kubera iki wayaha Mukura
okay mukura ndayiyumvamo nayo nkuko niyumvamo reyo ufana rero na mukura cyane aha wowe ufana Kiyovu na APR je mfana Kiyovu na APR FC aha wakinnye football byatari aha igitego wigeze ugitsinda nagiye kugitsinda ngeze imbere ya nyezama kipa itangubita umushandiko mpita ngwisha urutugu wewe wakinnye football okay naragerageje uko mbishoboye waragerageje uko bishoboye wigeze utsinda igitego okay nje ndumva naragitsinze ariko nyine hashize igihe mani mujya muvugisha ukuri je bana cyane kangahe kwijana ijana kwijana umukobwa mbere waterese yitwaga ngo iki bamwitaga kandi na n'ubu ndacyamutiriye bamwitaga ngo iki ntubeshye bamwitaga Uwase Emerine wowe waterese bwa mbere yitwaga ngo okay njyewe naterese bwa mbere yitwaga Solange Ingabire aha ari Uwase Emerine na Solange Ingabire ufite izina ryiza ninde Solange Ingabire urabyumva Ingabire w'Imana yangabiye nyine aha wowe Uwase Emerine nyine defend izina ntago ngiye nshaka ngo umbwire ngo yasaga rya mwahuriye aha ngiye mbwira izina rye impamvu wumva ko ari ryiza Uwase nyine okay Uwase ni izina ry'abakobwa baba bemera ba papa wabo nyine Uwase bahita bamwita Uwase Emerine none se umwana ariyita oya yakabaye yararyiyize oya ni papa we wari mwise wewe urumva papa we yarikinnye ku mwana wowe ubwo we yariyitiriye yagira yubaka izina okay nawe mbwira impamvu udefanda ko Ingabire Solange ariwe wadanje ubu impamvu ari wadanje nyine urumva n'uw'Imana yangabiye yakugabiye gute se yakugabiye gute imuzani wanyira kubwira ngo ndakuremeye yamushyize ku isi irangije iravuga ati ujya kumwototerera uramuhehera we Manuel nawe Ngabire mbagize umwe aya uri kumbeye ngo ukuruye umwe undi yaza mukurikiye none se ko waje hano kuri Rukamyarungu ubu mwazanye ubu nawe andimwe akurimo Mpano uri kudutubura reka nkubwire reka nigarukire kwa Madiba wowe kunyemeza gute ukuntu wase uyu watubwiye ko amurimo wowe n'iki kirenzewe vuga umutoma urenze kuri icyo cyo kuvuga akamurimo jewe umutoma navuga niwe wanaririmbye indirimbo y'urukundo ndabyibutse nuko nkunda kuririmba indirimbo zirimo urukundo ubwo urumva urukundo rwarantwaye niyo mpamvu nzavuga ati rwagutwaye rukujyana ahandi cyangwa rwakujyanye oya reka nkubwire aha mumbariza urumva mumbariza ubundi jewe reka nanicecekere urumva urukundo ushobora no kuba ari njyewe warukunze cyangwa ukaba wararukunze ibisindisha cyangwa amatungo rwagutwaye rukujyana rwanjyanye mu bantu abantu twese uradukunda kandi reba ukuntu umukobwa yanadutuburiye nakubwiye ngo udefande ukuntu izina ry'Uwase Emerine rikaze none uri kwidefandira ngo urukundo rwakujyanye mu bantu mukubita amanota w'amahanga ku 9 namukubita 1 ku 9 aha gute rero wari inkubita oya reka ndibariza aha uriga je nago niga aha reka nibarize sibyo umwanya wumva gukunze waba ni nko wakangaye mu ishuri uwa mbere wowe wakangaye ngera kundaga numva nashaka kuba kabiri washaka kuba kabiri sinkubeshye ubuzahora ukurikira uyu mukobwa oya nta mpamvu impamvu ni iyihe rero washaka kuba kabiri impamvu nabaga wa kabiri uwa mbere buriya umusitari wa mbere burya uwa nyuma mu ishuri yagenda bamuvuga none njye ntabwo nshaka kuba umusitari wa nyuma nubwo nshaka kuba uwa mbere kuko uwa mbere iyo ubaye uwa mbere bashobora no kuguhemba bakaguha ibintu bikaguturitsa inda ugahinduka umunyenda numva nyine ukaguha ivuta none njyewe wa kabiri nyine nitwarira utunota twiza yezu we abankurikira hano kuri Rukamyarungu nka Hervera dukunda ntwari jye arigenza n'abantu mukagira ngo ndakina abo tipe ntibari kuntuburira mumbabarire mu byafishasi muri komanteri kugira ngo nanjye ndusheho kumenya niba ibintu mba nabazaniye biba biceka cyangwa se mba nabatuburiye nk'uko nanjye bantuburira
Madiba uyu mutipe ingingo duteye irumvikana cyangwa se nuko yende yarabuze icyo avuga? Ntago yumvikana, ubwo urumva nyine arimo aragenda buriya rero hari akantu njya mvuga, iyo bavuze ngo twezi baba bavuze ibintu byinshi. Wowe rero urimo uraza unuburira uncanga ukuntu nk'urimo uracanga irangi agira ngo atere ku nzu, urumva, ariko jye si uko mbifata. Umwanya wa mbere niwo mwanya abantu baharanira. Ni ukuvuga ngo urumva niba ubaye wa mbere uba wanditse izina mu gihugu no ku isi hose. Mutipe aragukomye. Iyo ngingo urumva itagukoma? Yirengeza n'ibintu biyirenze. Jewe hano kuri mikoro za Rukamyarungu na kamera ubundi ngimenyera. Impamvu ngewe ntabyemera abantu umenyekana ku isi hose. Ubu watsinze igiko nka Kabo wa mbere Kigali baramuzi byahatari, dore ukuntu bamuzi, aba yamamaye hose. None se reka nkubaze nka Sugira akimara kugera nko mu mupira bwa mbere na mbere, akimara kugera muri Reyo si Reyo akinamo, none iyo akubise igitego ari we wa mbere, ari we abanje gufungura izamu, ntibahita bamwamamaza ati ku mateleviziyo hose ku maekara akavuga ati uyu Sugira yatsinze igitego iki n'iki kipe yatsinze. Ni ukuvuga ngo nimba ubaye uwa mbere ku mwanya wa mbere n'ubundi uzaguma ubu wa mbere. Igihugu cyose n'isi yose birakumenya. Urantuboreye gute ko wabaye uwa mbere? ubu ngubu mbwira nk'ahantu abantu benshi bakuzi si ibyenda ariko ari guca kuri Rukamyarungu. Ari guca kuri Rukamyarungu isi yose igiye kumumenya. Batubajije mu ishuri aho mu muziki twese turaba, njyewe nako ninjye wa mbere mu muziki, ndabyumva ndi uwa mbere mu muziki. Ariko shyiraho indirimbo duhite twumva kuri uwa mbere. Rega iyo uvuga umuziki uraririmba, ntabwo wavuga umuziki wicaye. Ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda tubusigasire, tubusigasire, tubushyire imbere mama, tubucigatire. Ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda tubusigasire, tubusigasire, tubushyire imbere mama, tubucigatire. Kosora uwo muntu cyangwa wemere, ibintu ni bibiri. Reka nze mpite mukosora, njye wa mbere mu muziki kandi njyewe mpita nkubitaho injyana ziri smart, urumva, uretse kiramonye Madiba, abana b'abanyarwanda bazi umupira w'amaguru, abana b'abanyarwanda barakanika bakogosha, abana b'abanyarwanda bazi amasiporo yose, abana b'abanyarwanda bakubita ikinyuma ikimbere, takeri karitoma umushinwa yo, abana b'abanyarwanda batwara amagare, amamoto, amamodoka n'amadege. Turasobanutse, baby, sheri, sweetie, honey, kumbeshya, kunyoshya, ibyo byose ntacyo maze ku bana b'abanyarwanda. Uwo ni Madiba Fraha aka Gikombe. Aha hano hari kuri Rukamyarungu, Generalve Iradukunda Ntwari, nuko mbasezeye abari badukurikiye kuko ngize icyo nongeraho nka judginga buri umwe, nkagira uwo nsubiza hasi cyangwa nkagira uwo nzamura, naba mbyishe. Kandi Rukamyarungu iriho kuzamura impano ya buri wese arashoboye ku giti cye hano.